umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye nongeye kugusuhuza kandi nongera kuguha ikaze hano kuri Tumenye TV. Kora subscribe ndetse kuri TikTok ukande follow ndetse ukore na like kuri Tumenye TV kuri page ya Facebook. Meta Coach Jerome nigihe tuba turi kumwe umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye, aho tugenda tugira ibyigisho bigiye bitandukanye cyane cyane ibyibanda ku buzima kuri wowe ufite indwara zigiye zitandukanye, za ndwara zidakira, diabete ndetse n'izindi, umuvuduko w'amaraso, indwara zibasira umutima. Izo ni indwara zose tugenda dukoraho kandi umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye, aho dusanga tukagufasha kandi tukagupima tukamenya uko umubiri wawe uhagaze, ibyangiritse, ibyononekaye, kuko dufite imashini, dufite abahanga, abaganga, abadogiteri, abo bose tuba twiteguye kugufasha. Ni kuri 0781109334 ni nimero yo guhamagara, cyangwa se ukaba watwandikira kuri wtsapp ukadusanga kuri office aho dukorera tukagufasha. Aka kanya rero nkuko nari maze kubibabwira, kituzanye ndagira ngo turebe ku ijambo rikomeye cyane kandi ijambo ryo kutugeza kuri success, ndetse turanareba steps icyo ugomba gukora, inzira ugomba kunyuramo, urwego ugomba kurira kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi. Kugera ku ntsinzi bisaba inzira nyinshi cyangwa se bisaba steps nyinshi kugira ngo uzamuke ugere ku ntsinzi. Abahanga cyangwa se bagiye banyura mu buzima bugiye butandukanye bagaragaje ko kugira ngo ugere kuri success cyangwa se ugere ku ntsinzi, icya mbere ibi ni urugendo. Icya mbere bizagusaba ni ukugira ngo ubanze wige, ufate ibitabo, ushake ama experience, hanyuma numara kwiga utangire urugendo rwo kugera kuri success. Ni nayo mpamvu usanga kenshi mu buzima busanzwe ikibanza iyo umwana amaze kuvuka akakonka ibere, igita gikurikira ni ukumwohereza ku ishuri akiga primaire, cyangwa se agahera muri nursery agafata primaire akiga segonderi, akajya muri kaminuza ndetse agakomerezaho n'ayandi mashuri kugira ngo yige ibyo aba yiga n'ubumenyi buzabasha kumugeza kuri success, icyo twakwita continuous learning. Kwiga nicyo cya mbere. Hanyuma ikindi cya kabiri dusabwa kugira ngo tugere kuri success, dusabwa discipline. Udafite discipline ntago ubasha kugera ku ntsinzi, ndetse bisaba ko mu myumvire yawe uba positive. Iyo uhakana ibintu byose ukabihakana, ibintu byose ukumva ko ukaba negative, ubwo ni contraire ya positive, biragoye ko wagera kuri success. Ikindi, ubayeho utagira goals, udasetinga goals, cyangwa se udagira clear goals cyangwa se intego ndetse zanditse, ntabwo biragoye ko wagera ku ntsinzi. Ndetse udafite connection, abantu mukorana ndetse bafite ibitekerezo byagutse kurenza ibyawe, by'abahanga, bafite ibitekerezo biri ku rwego rwo hejuru, abo bantu ugire connection nabo, biragoye ko wagera kuri success. Ikindi, iyo utagira focus mu byo ukora, ngo ufate ikintu ugitindeho uvuga uti ibyo nzakora ni iki ngiki, ugifokasingeho urwane paka uzamutse, nabwo biragoye kugera ku ntsinzi. Ikindi, iyo igihe cyawe ugikoresha nabi, utagira time saving, nabyo biragoye kugera ku ntsinzi, ndetse nakubwira ko utabasha kuyigeraho. Endless, icyo ni ikindi kintu nacyo uba ugomba gukora, ariko ntiwibagirwe no gukora patience nacyo, kwihangana mu byo ukora, mu rugendo uhura narwo, mu nzira unyuramo, niba uri umucuruzi, niba uri umunyeshuri, niba mu byo ukora byose uri umu businessman, patience irakenewe kandi cyane. Ndetse dedication, ubumenyi bugiye butandukanye burakenewe. Ikindi nakubwira, taking risk, ugomba gufata risk cyangwa se kwiyemeza ukavuga uti reka niyangaje mw'iki kintu,
ufate risike, niba ari amafaranga uyashyiremo, utitaye ngo uzahomba, utitaye ngo bizagenda gute, kuko nyine icyo ukeneye ni ukugera ku ntsinzi. Ariko kugenda ubikora, ugenda ushakisha mu rugendo, wiga, ugafata risike, yes, kugera ku ntsinzi ni ibintu bishoboka kandi cyane. Ikindi, sacrifice, kwitanga nk'igitambo, kwitanga, ubwitange mu byo ukora byose, ukitanga mu byo ukora byose, ukavuga uti ibi ngibi ngomba kubikora, icyo byatwara cyose, imbaraga byasaba cyose, ukaba nk'igitambo ugakora, kandi kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi. Ubunyangamugayo, integrity, kugira ubunyangamugayo, kugaragariza ubunyangamugayo aho mukorana. Icyo ni ikindi kintu kandi gikomeye mu rugendo rwo kugera ku ntsinzi. Yego, persistence, ukihangana, ukaguma mu byo uri gukora, kuko ufite intego, za ntego zawe wasetinze ukabasha nazo kuzigeraho. Hanyuma ukagira passion, icyo wihebeye mu rugendo rwawe, ndetse icyo kintu ukagikora, ukavuga uti iki ngiki narakihebeye. Niba warihebeye ubuhinzi, hinga. Niba uri umunyeshuri, iga. Niba ibyo ukora byose, gira icyo ugira wihebeye. Niba ukora bizinesi, iyo bizinesi ukaba warayihebeye, yikore n'umwete wawe wose n'umurava wawe wose. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo byose ubaye ubifite ukabikora, ndagira ngo nkubwire ko ikizakugeza ku ntsinzi, kizabasha guherekeza ibyo byose, ni imvura y'amasengesho. Imvura y'amasengesho, prayers. Ibyo byose wabisetinze, watangiye, discipline ni ngombwa, connection ni ngombwa, focus ni ngombwa, sacrifice, integrity, ibyo byose ni ngombwa, patience, ibyo byose ni ngombwa, passion, taking risk, ibyo byose ni ngombwa. Ariko ibyo byose biherekeze amasengesho. Igikorwa cyose kidaherekejwe n'amasengesho biroroshye cyane ko gifailinga. Ariko nufata igikorwa cyawe ukagerekesha amasengesho hamwe n'Imana, uzabasha kugera ku ntsinzi. Twarebaga umuhanda cyangwa inzira izakugeza kuri success. Muri make, inzira izakugeza kuri success ni ukugira icyo wihebeye, ukaba never give up. Please, never give up. Icyo wihebeye wikivaho utaragera ku ntsinzi. Nuba never give up, ukarwana, ugakurikiza kondisiyo nk'uko twazirebye, nk'uko uri kuzibona hano. Byose akazamuka, abasha kugera ku ntsinzi, ariko byose biherekejwe n'amasengesho. Bagirire neza, Imana ikomeze ibahire. See you next.